ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze iwacu kuri HF The Genius. Nitwa Kizimana Faustin. Uyu munsi reka tugaruke ku mateka y'umuhanzi w'ikirangirire mu Rwanda ikimenya bose, ndetse ndahamya ko nta munyarwanda n'umwe utamuzi yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo mu bakunzi b'umuziki cyangwa se abakunzi b'ikinamico nyarwanda. Uwo nta wundi ni Sebanani Andrea wamenyekanye muri orchestre Impara aho yitwaga Pepe La Rose. Reka tubageze hamwe mu mateka y'ingenzi ya Sebanani Andrea mu kuva mu bwana bwe kugeza mu muziki we ndetse kugeza yitabye Imana muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ikaze nanone. Murumuna wa Sebanani Andre Nyabyenda Mariko, umwe mu bavandimwe batatu b'uyu muhanzi basigaye muri 11 bavukanaga, ashura uko ku musozi wabo biba ari ibicika y'abaturanyi bategereje kumva ikinamico yakinnyemo. Ibi Nyabyenda yabivuze ubwo yagarukaga ku buzima bwa mukuru we Sebanani Andre banakurikirana, aho yahishuye ko uyu muhanzi ari ikimenya bose ku musozi wa Busoro, aho yavukiye mu mwaka w'1952. Sebanani Andre yavukiye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Kigoma, akagari ka Gasoro, umudugudu wa Runyanzige. Yari yarahubatse inzu kuko ari naho yashakiye umugore. Uburyo yabanaga neza ndetse n'ubugwaneza bwamurangaga biri mu bituma abaturanyi be n'ubu ngubu bakimukunze ku buryo n'akiri bato baterwa ishema no kumva ko iwabo havutse icyamamare. Nyabyenda akuranye na Sebanani bakanabana igihe kinini kuko banakurikiranaga, avuga ku buryo umusozi wabo bafata uyu muhanzi. Yagize ati: akinjira mu ikinamico yabaye icyamamare, abantu baramukunda cyane, n'ubu ngubu abantu baramukunda. Iyo kuwa gatandatu hari butambuke ikinamico yakinnyemo, usanga abantu bose bayikurikiranye ku buryo hari nabo duhura bakavuga bati mukuru wawe. Buri wese ufite radio niyo yaba iyo muri telefone ntabwo yarara atayumvise rwose. Gusa nge sinzikunda kimwe n'indirimbo z'Impara, simbikunda kubera agahinda kabo. Nyabyenda yavuze ko nubwo we iyo yumvise ijwi rya Sebanani bimubabaza cyane, ariko ku musozi wabo bakunda kumva ibihangano by'uyu muhanzi. Uyu murumuna wa Sebanani avuga ko igikundiro murumuna we yagize mu bantu cyatewe nuko yari umuntu mwiza, atabantu baramukundaga cyane kuko nta muntu yigeze agirira nabi, yubahaga buri wese. Kuva na kera abantu banyuraga hano yaba abagikabwayi cyangwa i Butare barahagararaga ngo dore wabo wa Sebanani. Ibi byose byaterwaga nuko bamukundaga cyane. Sebanani yatangiye kugaragaza urukundo rw'umuziki we mu bwana. Nyabyenda murumuna wa Sebanani yavuze ko mukuru we yakuranye urukundo rw'umuziki kuva kera ndetse kuva mu bwana. Aha urugero yifashishije mu gusobanura urukundo mukuru we yakundaga umuziki kuva mu bwana ni igihe yigeze kwanga kujya gufasha ababyeyi imirimo kubera ko yari ari gucuranga. Uyu murumuna we yagize ati: icyo gihe yanze gufasha ababyeyi ndabyibuka, baramukubise banamuraza ubusa. Uru rukundo Sebanani yari afite uyu muziki rwaje kwikuba ubwo yakoreraga ikigo cya Trafipro. Nyabyenda avuga ko mukuru we wari watangiye kugaragaza impano n'ubushake mu muziki. Muri icyo gihe aribwo yahuye na orchestre Impara. Sebanani i Nyanza havuka yahasize urwibutso. Mu bihangano bitari bike ya Sebanani afite bikundwa n'abantu batari bake ku musozi wabo, abari mu muryango we ntibazibagirwa indirimbo yitwa Yewe Mawe. Iyi yayiririmbiye mukuru we witabye Imana. Aha mukuru we yari yasigiwe umwana n'umugore we. Ikindi Sebanani yasize i Nyanza ni inzu yari yarubatseyo akabanza kuyibamo, hanyuma akaza kuyisigira ababyeyi. Iyi ni nayo yashakiyemo ndetse amaze kwimukira i Kigali ayisigira ababyeyi be. Abatuye ku musozi wo kwa Sebanani ntibazibagirwa umusore wakoreraga i Muhanga agataha i Nyanza buri munsi agenda kuri moto. Nyabyenda murumuna wa Sebanani yagize ati: ubundi yakundaga ibintu bibiri, moto ye yamujyanaga ku kazi kanamugarura ndetse n'umuziki. Dore rero incamake z'amateka ya Sebanani Andrea wamenyekanye cyane muri orchestre Impara aho yitwaga Pepe La Rose, ndetse no kuri Radio Rwanda aho yamenyekanye cyane mu ikinamico. Sebanani Andrea yavutse mu mwaka w'1952. Amashuri yisumbuye yayize Shyogwe, nyuma za kuyakomereza muri College Officiel de Kigali. Gusa yaje kwirukanwa hagati ajya gukora nk'umucungamari muri Trafipro i Kabgayi. Nk'uko bitangazwa n'inyandiko y'inama y'igihugu y'itangazamakuru, Sebanani yaje gukora kuri Radio Rwanda muri gahunda zirimo discothèque, phonothèque, urwenya, ubuvanganzo bw'umwimerere nyarwanda n'umukinnyi w'ikinamico mu itorero Indamutsa. Azwi cyane mu makinamico atandukanye akinanye ubuhanga n'ubu bagikundwa n'abanyarwanda. Hari nka Nzashira Ingurugunzu, Nkiringagi, Icyanzu cy'Imana ariyo bakunze kwita Uwera n'izindi. Sebanani Andrea yashakanye na Mukamurisa Anne Marie riki ya mbere ukwezi kwa 1979 babyarana abana 4 aribo Sheja Eliane wavutse mu mwaka w'1982, Damara Radiane wavutse mu mwaka w'1984, Shengo Frida wavutse mu mwaka w'1985 na Songa Aristide ari nawe muhererezi wabo. Nyina w'aba bana bose yagize amahirwe yo kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, aza gutabaruka mu mwaka wa 2015 azize uburwayi. Indirimbo Urabaruta,
Karimi Kashyari, Zuba ryanjye, Mama Munyana, Susuruka yaririmbanye n'umufasha we Anne Marie, Nkumbuye umwana twareranwe n'izindi zinyuranye. N'urwibutso rukomeye yasigiye abanyarwanda. Yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Dusubiye inyuma gatoya mu mwaka wa 1973 nibwo yinjiye mu itsinda orchestre ryitwaga Vox Populi. Nyuma yaho Sebanani na bagenzi be batangije orchestre Impara yakunzwe cyane kugeza n'ubu ngubu igikundwa na benshi cyane. Kuva icyo gihe ngo banahise bamuha akazina k'akabyiniriro ka Pepe La Rose. Sebanani n'umwe mu bahanzi baranzwe no kugira abantu inama, yifashishije ubutumwa bukubiye mu ndirimbo ye yise Karimi Kashyari, aho yakanguriraga abantu kurangwa n'umutima ukunda batababazwa n'ibyiza abandi bagezeho. Kubera urukundo rwamurangwagaho byatumye umufasha we amutura indirimbo y'urwibutso yise Uracyariho. Ijwi ry'umuhungu we w'umuhererezi Songa Aristide unakora umuziki ariko mu buryo bwo kuwutunganya. Reka twumve uko avuga amwe mu mateka ya se. Nitwa Songa Aristide, nkaba umusore ufite imyaka 31, abandi ndi ingaragu. Ndi umuhungu wa Sebanani Andrea, ndavukiye mu Majyepfo. Numvaga abanye perefegitura Gitarama, so nawe nzikari mu Majyepfo, bahita Kigoma, urumva ku Mukingo ni Nyanza gutyo. Hari abasigaye bahari nzi tubonana babiri barahari. Mu byo nabashije kumenya na wundi muntu navanga avanye nk'inganzo, ni kumwe uba ufite impano. So iyo ufite impano rero birashoboka nabyo gushobora kugira ibihangano byawe kandi bikagera ku rundi rwego bitabaye ngombwa yuko haba hari aho bikomora. So aho nziyize aho bitaga ni Korero Sosiyete de Kigali ya na indi background ya primaire ya we na papa na mama bashyingiranye muri 79 mu kwa 9 precisely iminsi ntabwo nibuka exactement ngo ni block combia gusa karibu kwa 9. Tuvuka abana bane, abakobwa batatu n'umuhungu umwe, abandi bucura. Umuhanzi arimo harimo umuhanzi uririmba nkurikira bita Shyamba Fred, ni umuririmbyi indirimbo zo guhimbaza Imana. N'iki cyumweru gishize yasohoye indirimbo cyane ni Shyamba Fred, no gatatu n'umurikira. So abandi nabo rero kuririmba barabibasha, turi hamwe turi kuririmba, kwiyamiza uririmba. So yewe actually ndi muri partie la production. No ntabwo ari ibintu byanjye kuririmba ntabwo ndirimba. Kuririmba twese turirimba nanjye ndabizi kuririmba. Abantu benshi baririmba urumva, ariko kuvuga professionally ngo uri umuririmbyi buriya ni ikindi kintu. Ya kuririmba nashatse kuririmba ni jyenyine no muri church turaririmba ibintu nk'ibyo gusa, ariko ntabwo ndi umuririmbyi wabigize umwuga. Nk'uko nyine wabivuze, umuntu yari umuhanzi nzi yakunzwe, uhura n'abantu benshi, abamuzi babanye nawe, abiganye nawe, abantu benshi bagiye batandukanye. Gusa iyo uri umwana w'umuntu byongera nk'umwihariko kuko uba uri ku isoko neza, ufite nka mama kugira neza papa wawe uko ibintu byari bimeze, some ideas ziri aho bigendeye ku kintu buri kimwe na kimwe washaka kubaza wakimenya straight bikoroheye. Ibyo hari ibyo nabwiye ni n'abantu batandukanye, bagrandson, mama, abantu benshi. Iyo uri muri famille nyine umenya umuntu ku bantu bagiye batandukanye. Ikintu wenda numva sinzi exactement niba abenshi bari bakizi wenda kuri music wenda biri deep no gukora production. Nka kera ikintu numva nzi abantu bavuga kuririmba, ikinamico, ibintu nk'ibyo. Gusa hari nka image ntoya mfite nzi ko yajyaga akora ibintu by'amapublicité, basic recording, nko recording publicité biri mu gihe bakoraga amapublicité. Kuri njye ni ikintu numva kiri ikintu cyane, ni ikintu numva cyari kiri kuri ko kandi kamukiye. Gusa kuri we yari afite album imwe, yaravuye ku giti cye kandi solo. Iyi ngiyi Urabaruta iriho n'ino ndirimbo ya Urabaruta, iriho Susuruka, iriho sinzi niba Susuruka uyizi. Yego hariho Urabaruta, Mama Munyana, Inkuru Mbarirano, Igendere na Karimi Kashyari. Nk'uko uyumvika Urabaruta, hari ukuntu uririmba indirimbo ukaba wavuga niba indirimbo ari wumva ari
nka nyir'ubwite wumva harimo ibintu nk'ibyo bisanzwe. Tuvuge niba indirimbo nyiririmbye nkishyiraho ukavuga nka story yawe ukayivuga, urabona sinzi niba rutusikirimo amazina ya Grand Sœur, ntabwo ndimo nayo naravuka, harimo Damarara, iyo iba iri rated song ifite umuntu uri specified mo. Yes, na mateka iyo yumvise indirimbo ku muntu ni urukundo urabaruta, so it was rwari urukundo ruri hagati na mama n'ibindi byose rero na kugeza no mu bana n'ibyo murabyumva nawe. Rero ndumva ari ibyo nishimira yuko indirimbo ishobora gukora ku muntu, kandi indirimbo nishobora kwirebamo. Akenshi indirimbo ibyo nge nabashije kuvuga ushobora kubiririmba, ariko najya kwibwira umuntu ayimwumvisha bikanyorohera. Niyo mpamvu nyine mba numva ari ibintu by'igiciro kubasha gukora igihangano kigafata ukumva abantu kibagwa neza. Icyo kintu cya mbere nabanza mbashimira, abanasaba nyine muri rusange ko abantu bose bakunda nyine ibihangano by'abahanzi, kuririmba mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, bafashanya nyine tukabasha kubaka community nyine dukoresheje ibihangano, impano twishitemo n'ibihangano byacu. Ndabashimiye mwe mwese mudahwema kudukurikira ndetse no kutwereka ko mudushyigikiye mu biganiro byose tubagezaho. Mbibutse utarakanda subscribe ayikande kugira ngo n'ibindi biganiro byose byiza tubategurira bijye bimugeraho 5 kuri 5. Aya mateka ya Sebanani Andre twayakusanyije twifashishije bimwe mu binyamakuru bitandukanye bikorera hano mu Rwanda birimo igihe.com, Umuryango, Kigali Today n'ibindi byinshi. Iyi ni HF The Genius, nge nitwa Kizimana Faustin, mugira amahoro.